bacira umugani mbabamburiza umugani ntuzava ikamigana azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Kera habayeho umugabo witwaga Ngunda. Kera habayeho umugabo witwaga Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, ndetse yari igisahiranda. Uko yaryaga ari nako yahingaga. Yahingaga rubona yose, ndetse agakubitaho na musaso. Ibyo byose nibyo byari isambu ye. Ndetse kandi bavuga ko imisozi y'u Rwanda ari amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yagiraga n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Ngunda yihutira gushaka umugore, akaba umukobwa wa Gacumu, hanyuma yongeye gushaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge wo ku Ntenyo. Yashatse abandi bagore 4, bose hamwe baba 6. Uko yaryaga nta mugore umwe ashoboraga kumuhaza. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati, ariko uwakwigira inama yo kujya kwa data bukwe kubaha umubyizi. Ati ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda aragenda no ku Ntenyo abwira kwa sebukwe ati, nyamuneka nimunkwikirire amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba bakire cyane, bakaba abakungu, amasuka barayakwikira, barayamuha ajya guhinga. Amanuka imisozi abirinduka indi, azamuka udusozi n'agasozi Ngunda ngo agere mu murima vuba wa sebukwe. Akihagera Ngunda atangirira mu Rugondo, ahinga Ntenyo yose, abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza cumu. Ngunda habera igitangaza kubera indeshyo ye, imbaraga ze, umubiri we ndetse n'ubwoko bw'amasuka yakoreshaga. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amara arya amasuka yose ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda yahinze kubera ukuntu wari uhinze neza n'ukuntu wanganaga, Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru. Barihata cyane ariko ubuhinge burabananira kubera ubunini bwawo. Mirenge abibonye ati, uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano ngo baze kureba icyo gihangange uko cyareshyaga, uko kirya, uko gikora. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa w'inyama, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose. Amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara kubera ukuntu babonaga Ngunda ngana n'ukuntu yakoze, bagatekereza ko atarya utuntu utwari two twose. Byose bamaze kubishyira mu buryo, bahamagara umukwe wabo Ngunda ngo naza afungure, maze baha amazi Ngunda arakaraba, bamusiga mu nzu ari wenyine ararya. Kera kabaye hakaba muramu wa Ngunda, abariranya ko amaze kurya amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda akimukubita amaso aramubwira ati, njye nduzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye inka iryoshye. Nuko abaturanyi ba Mirenge ndetse no kwa Mirenge uko bakicaye hanze bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge ahita abwira umugore we ati, dore umukwe wacu ntahatereye kandi yadukoreye, none tabara nyamuneka uzane kariya kasigaye mu mwongere n'izindi nzoga. Njye icyampa ngo yijuti rya none nakwishima kandi igisebo cyose cyaba kimvuyeho. Maze umugore wa Mirenge ibyo byose abyumva vuba, agira uko umugabo we Mirenge amubwiye. Nuko muramu we amushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzanira n'inzoga. Koko rero niho Ngunda yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya kohereza mu nda. Ngunda habera akaga akagira umuheha witwaga Ruvunabataka, yaba awushyize mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoshe. Kera kabaye abaturanyi ba Mirenge ndetse na Mirenge n'umuryango we uko bagategereje hanze hashize umwanya munini. Nuko Ngunda amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubu yari amaze ingumba kabombo wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga ndetse nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda bibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe ndetse n'abaturanyi baramuherekeza arataha, basigara batangariye inda nini ya Ngunda. Nuko hashize igihe kinini Ngunda abaho abiciro ry'imigani ku misozi yose yo mu Rwanda. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati, harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye mu kurya? Emwe ni koko, dore nawe ibiryo byose bimaze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko njye abantu no kundenganya barandenganya. Nawe reba ndya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi kandi buri munsi. Kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo uretse njyewe njyenyine muri uru Rwanda. Yego ndarya, ariko uko ndya ni nako nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo w'igihangange kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese kuki atantumiye? Ese icyatumye antumira ni iki? Henga muhime njye kumuvumba, kandi ndamugenda runono ku buryo atamenya amakuru yanjye yaho ngeze. Nuko Ngunda arakugendera agera kwa Ruganzu. Ngunda aratangira ati, garurana amashyo n'ingoma nyagasani, umva ikinzanye. Narinje nzanywe no kubaramutsa kandi mbafunguza.
numvise yuko ngo mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika kandi nzi ko nta muntu uhwanye nanjye mu guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumvya gusa. Nuko Ruganzu nawe aramubwira ati, Ngunda rero koko nanjye sinzi uko byandenzeho, ndakuzi kuri ubu uba wahamaze wafatiriye n'ahandi, ariko sinari kubona inzoga ziguhagije, n'inda yawe niyiziye, ndetse n'ububanza ntari bubone izo kukuvumbya ngo mbone n'izo mpabahinzi banjye, kuko ntabwo zihagije. Ngunda yumvisha ibyo Ruganzu atangiye kuvuga, nawe ati, nanjye sindaguhemukira, reka kumvumbya, pfa kunsogongeza gusa nigendere, nzaba nza kuvumba ikindi gihe, cyangwa se wowe ubwawe uzanyitumirira nubona bikwiye. Ruganzu aramubwira ati, Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bakaheba, ngaho nibajye kukwereka, ariko uramenye. Ngunda yumvisha iryo jambo Ruganzu amubwiye akubita agatwenge ati, ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo, iyo mungira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ruganzu nawe aramubwira ati, Umunyanzoga se ntumuzi Ngunda, genda bagusogongeze, ngiye kureba abahinzi mu murima, ubwo ndaza kuza kumva ibyawe. Ngunda arinjira mu nzu aho Umunyanzoga ari mu bigega by'inzoga ati, yewe sha, shobuja arambwiye ngo nsogongeza ku nzoga. Umunyanzoga akimubona ndetse anakimwumva aramubwira ati, Ngunda nabumvaga, ariko se ntuntamaze, durushesha akanguhe, dore inzoga ngiziriya, singombye kuguherekeza ngo ndebe uko uzinywa, ndi muri rwinshi, enda umuheha. Ngunda aramubwira ati, oya, ako gaheha rwose kihorere, nifitiye uwanjye ruvuna abataka, nawukuye mu ishyamba nkawugenana mu ruhago rwanjye, kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga mwumva vuba aramubwira ati, nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwiriza. Hashize umwanya mutoya cyane, Umunyanzoga aramubaza ati, Ngunda ko wijuse cyane ubigenje ute? Ngunda nawe no kwiyoberanya cyane yijijisha nkaho nta cyabaye, aramubwira ati, navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira, kandi no gusogongera ko ndasogongeye, ahubwo genda urebe uko bimeze, urambwira ngiye kuba mpagaze hano hanze, ariko ntutinde. Umunyanzoga yumvisha ibyo Ngunda amubwiye kandi azi n'ukuntu yinjiyemo ameze, aramubwira ati, yewe ndumva ibikorwa binkuka, ngiye kureba uko bimeze, ndaje nkubwire. Naho Ngunda nawe ahagaze ari wenyine hanze aravuga ati, Abanyanzoga baba bapfa, ubundi yari asanzwe ayobeye imisogongerere yanjye, yabaga yazaga ahubwo tukajyana, akagenda ambwira uko ngenda nsogongera, sibye guhembuka, ariko rero byiburanisha akanyota, ubu ngiye gufata urugendo nta kibazo. Ngunda yungama ati, ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera azi ko nta nzoga nyinshi afite, umva ko ndi umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse, sinakoze ukundi atambwiye, yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye sinyoye, dore akadakange uko kangana. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yari ateze abahinzi, henga ndetse nigendere, sinabasha kumva imivumo y'Abanyanzoga, twahubirana uriya Munyanzoga yanyica, kandi gakoko ndahemutse. Nguri yarahindukiye, mbega umujinya mfitiye, emwe ndahemutse, emwe si uruda rwanjye rwananiye. Umunyanzoga wenyine ari muri bya bibindi by'inzoga amurebera mu idirishya ati, icyago yagiye, aramaze nanjye sinabashaga kurebana nawe mu maso, bahungu se mbigenje gute? Ruganzu ndamubwira ngo iki, abahinzi nibahingura ndabakizwa nande? Ese ubu noneho ndamenye nihisha he? Arari inkoreye Ngunda pe, ndahebye kandi ndetse burundu, nta wizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga habe na busa, ariko rero ntari bubure kuza kumbwira nabi, birakwiye kandi nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo inzoga nzazisubizeho jyewe ubwanjye. Mana y'u Rwanda urampe kukiri rya none, kuko Ngunda ibyo ankoreye sinabona aho mbikwiza imbere ya Ruganzu. Nuko Ruganzu akubitana na Ngunda mu nzira, aramubaza ati, mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane aho ni amahoro? Ngunda amusubiza yisetsa, aramubwira ati, Nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi mutantegetse Nyagasani, ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira, nasize umugore wanjye niha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaramutse, dore hashize igihe kinini ntumva amakuru ye. Nuko Ruganzu aramubwira ati, nuko ngaho genda amahoro, ariko uramenye. Ngunda ageze hirya ho gatoya abwira Ruganzu ati, Nyagasani abimuhira nibamvuga nabi murangirira imbabazi, muzirikane ko inda yanjye yananiye, nasogongeye gusa, ariko hari nacengesheje, nibibababaza ahubwo nzariha izindi nk'izo nanyweye, kandi Nyagasani mungirire imbabazi. Nuko Ruganzu acyumva ayo magambo ya Ngunda yumva icyabaye, aramubwira ati, genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva, abahinzi banjye urabakoze pe, ninsanga wazimaze umenye ko uzariha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye ko mu mubyizi ukaba igihano cyawe, kuko uzaba ukwiye kuriha ibyo wankoreye, sinjye wahera. Ngunda arakugendera, yongera aterera imisozi, agenda ibibaya,
ageze imuhira asanga umugore w'umukobwa wa Gacumu yabyaye, nuko ako kanya Ngunda arakugendera atera kwa Gacumu kumwaka ibihembo. Aragenda abwira Gacumu ati umukobwa wawe yarabyaye ntimumuhembe, maze yungamo ati ndabona yagirwa na biriya bigega byombi kuko nibyo byamuhaza. Ibigega Ngunda yavugaga bikaba binini cyane, nuko barabimuha bagira ngo ntari bubashe kubitwara. Bakimara kubimuha Ngunda afata kimwe aracyikorera, ikindi aragihagatira, icyo hagati yabaye agisohoka mu irembo atangira kugihekenya. Agifatana umukunguri, agihekenya ngoma yose, akizana mu gitare, agifatana murambi agihekenya. Agihekenya impinga ya Nyarubaka, agisingirana ikangoma yo kwa Mama Rugamba, azanya amagana yose agihekenya, agikubitana mu gakoni kwa Nshozamihigo agihekenya, aterera impinga ya Muyange. Ageze ku kinyogoto dukenyera tujugunya hakurya y'inzira, nuko Ngunda akubitiriza urugendo. Ageze ku musozi nk'uwa gatatu, Ngunda yadukira ikigega yari yikoreye arakimunga. Icyo ngicyo akirya umwanya muto cyane kuko imisaya ye yose yari imaze kumenyera, maze agikura ku mutwe agitwara mu ntoki. Agitangirira mu bihana kwa Mugunguje,